Element ntabwo njyazongera kunkorera indirimbo. Biba byiza nje ntabwo nakongera gukorana na Element. Gukorana na Element ntabwo nasinye muri Illuminati. Umuntu witwa Element mu musengere. Uzankorera indirimbo ari Elegusi. Oya. Bose bahuriza ku ijambo rivuga ngo Inkirabiheri yarazamutse yifata nk'iyarenze uruhombero, bityo rero twe twifatiye izacu n'ubundi yaje dusanga mu gakino ntabwo izongera kutubona ukundi. Tanboy wariwe akajya muri guma before yuko Element abaho. Munyemerere gato mbere yuko tuvuga uyu Element wariwo aho yaturutse, zimwe mu nzozi yakuze yifuza kuzageraho, ese bimwe byarasohoye kuri we, tubanze turebe bimwe mu byazira. Yagize ahagera bifashijwemo n'abantu, amaze kubifashwamo n'abantu bituma creatinga ego itari ngombwa. Arabahinduka. Arabahinduka. Nyuma y'agasuzuguro gakabije, ubwibone, kwishyira hejuru, Element akomeje kwereka abahanzi benshi batandukanye nk'uko babyivugira, bavuga ko iyo bamuhaye indirimbo kugira ngo ayikore ahubwo aba yiboneye akanya ko kwigira muri gym, mu tubari ndetse n'ahandi henshi hatandukanye ho kuryoshya. Bivuga ko birangira ya ndirimbo ayikoze mu myaka 3, ndetse ku ruhande rw'umuhanzi we aba yararangije no gukora video kera. Uwo mwanya ntabwo azongera kuwubona wenda wo gukorera abahanzi. Amazina ye nyakuri yitwa Fred Robson Mugisha. Izina rye ry'ubuhanzi akoresha ni Element, mu mpine ahina akavuga ngo ele. Yavutse kuri 26 Nyakanga mu 2000. Aha yavukiye mu karere ka Karongi. Uyu Element yavukiye mu muryango w'abana 4, akaba ari we fura muri uyu muryango. Uyu muhanzi Element akaba n'umuproducer. Akiri muto yakundaga umuziki, umupira, gushushanya ndetse na mudasobwa. Ndetse akiri muto yari afite n'inzozi zo kuzaba umusirikari, umukinnyi w'umupira, umuhanzi ndetse no kuba umu-engineer wa mudasobwa. Ubwo yarageze mu mashuri yisumbuye yatangiye gukora beat kuri keyboard ya laptop. Yabanje gushaka kuba umuririmbyi, ariko nyuma aza kubona ko afite impano ikomeye yo gutunganya umuziki n'indirimbo, music production. Uburyo uyu Element yabaye umuproducer, yageze i Kigali ashaka gukorana n'abahanzi batandukanye indirimbo, ariko ntabwo yaje kwishimira uburyo aba bahanzi bamufashaga. Nibwo yahisemo kwiga gukora indirimbo ye ubwe, ndetse icyo gihe nibwo yahisaba umuproducer. Icyo cyemezo nicyo cyatumye ubuzima bwe bunahinduka burundu. Ubwo yari arimo yikorera indirimbo yabonywe na Jean Paul Nduwimana. Uyu ni washinze Country Record, amuha amahirwe yo gukora nk'umuproducer. Uyu Element indirimbo ya mbere yamuhesheje izina rikomeye, indirimbo ya Bruce Melody yitwa Hands Up. Nyuma yo gukora Hands Up yakoze izindi hit zitandukanye zirimo Kola, Samoya, Mafomila, Agafoto, Amashu, Ikinyafu, Attention n'izindi nyinshi zitandukanye. Umunyamakuru yabazaga Element igitekerezo cyo kurinda akavuga ere aho cyaturutse, yasubije mu magambo ateye utya: ijambo ere ni sayino yumvikana mu ntangiriro z'indirimbo cyangwa se indirimbo iyo igiye kurangira. Akomeza avuga ko Element yari nickname yiwe, gusa inshuti ze zaje kuyigabanya zihita zimuhitiramo ele, maze iryo jambo rihinduka ikimenyetso cye. Uyu muhanzi ndetse akaba n'umuproducer Element yakoranye n'abahanzi benshi bo mu Rwanda ndetse no hanze yabo. Muri abo bahanzi bakomeye harimo Bruce Melody, The Ben, Meddy, Man Marty, Safi Madiba, Juno, Kevin Card, Angostin ndetse n'abandi bo hanze. Muri abo bo hanze amaze gukorera abahanzi baturuka muri Nigeria, Ghana, Uganda, Burundi, Canada ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Gusa akomeza hazaho n'ibindi bihugu byinshi bitandukanye. Ubwo ubuproducer bwari bumaze kumuhira, amaze kuba umuproducer ukomeye cyane, yatangiye no kwiyubakira izina nk'umuhanzi uririmba ku giti cye. Aha yari agamije kugeza umuziki ku rwego mpuzamahanga. Dore imwe mu miterere wamenya kuri uyu muhanzi Element. Mu biganiro bitandukanye yagiye atanga, yavuze ko adashaka kwirata kubera kwamamara, ndetse akomeza avuga ko ashaka guhora nk'umuntu usanzwe. Mu miterere y'uyu muhanzi Element akomeza kwiga ibintu bishya, ndetse yumva ko gifite gape nini cyangwa se icyuho kinini cyaho ashaka kugera. Element afatwa nk'umwe mu baproducer bahinduye umuziki nyarwanda kuva mu 2020, aho yakoze indirimbo nyinshi zakunzwe cyane kandi akazamura urwego rwo gutunganya umuziki. Nubwo uyu muhanzi Element yakoze ibi byose, abahanzi benshi batandukanye bakomeje kumushinja kwishyira hejuru, kutabaha agaciro, kubirengagiza ndetse nko kwifata nk'umuntu utari ku rwego rwabo. Muri abo bahanzi benshi batandukanye harimo n'abafashe umwanzuro wo batazasubira gukorana n'uyu muhanzi Element. Dukurikije aho uyu muhanzi Element yatangiriye, kuko yatangiye ari umuhanzi uririmba ariko agasaba support abahanzi benshi batandukanye bakagenda bazimwima, ndetse n'abazimuha bakagenda bazima ari support zidafite ishinge na rugero. Nyuma yagafata umwanzuro wo kwikorera indirimbo ze ku giti cye, akaba umuproducer wikorera n'indirimbo.
ese ukurikije urwego agezeho uyu munsi yakaba ari umuntu witwara gutya nk'uko aba bahanzi babivuga? Iki wamushimira muri ibi bikorwa yarwanye nk'umusirikare kugeza aho ari uyu munsi? Ndabashimiye cyane ababanye natwe muri iyi video. Njye nitwa Olivier, Imana ibarinde.